ni nuko tuyitangiranye n'umugore uri kumwe n'umwana we mu modoka barimo baratambuka, hari imodoka yabagonze. Umugore arangije aho yakangukiye areba umwana we, asanga umwana we ni muzima ndetse asanga nawe ni muzima. Aramubwira ati mwana wanjye umeze neza? Akana kati mama meze neza nuko numva nta mbaraga mfite. N'ubundi bavuye mu rugo bagiye kwa muganga, bari bagiye kwivuza uno mwana yari arwaye. Mama amubwira ati hangane uramera neza. Muri ako kanya wa mugabo aza basatira areba nyine amubwira ati we nta n'isoni urifata ukangonga, ntabwo muzi kugenda mureba neza mu mihanda kugira ngo mwambuke neza? Aramubwira ati nta n'isoni wa mugore we. Umugore nyine hano nawe atangira kwisobanura amubwira ati rwose wa mugabo we nawe hano ngaho wari buze gahoro witonze cyane ko nanjye nari maze gutambuka ukaza gahoro witonze. Aramubwira ati urabona nakwishyura iki? Ati ko mfite amafaranga makeya koko ngiye kwa muganga. Ngwambwa ati wa mugore we ndabwiye ngo nyishyura imodoka yanjye wangije. Ati nta n'isoni z'uwondi we njyewe. Uyu nguyu nyine aramuzi ajya amubona. Aramubwira ati rwose ndakwinze mbabarira, aya niyo mafaranga yonyine mfite, nta yandi mafaranga mfite yo kujyana umwana kwa muganga kandi umwana wanjye ararembye. Uramubwira ati ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho kanze nkwereke. Icyo yakoze nta kindi, yaraje anafata urufunguzo rw'imodoka. Umugabo amubwira ati rero nono uraje umenye uwo ndiwe wa mugore we kubera yuko nyine ugenda nabi. Ati mugenda nabi ni mwebwe muteza ibibazo mu muhanda. Ati kandi urabizi neza yuko ari two kazi kacu, ari byo twe dushinzwe. Umugabo amubwira ati ari kurambeseye, uti ni wowe utugonze ntabwo ari njye ukugonze. Uyamubwira ati sohoka mu modoka urebe ibintu ukoze. Ati sohokamo urebe ibintu ukoze. Uyu nguyu abwiye umwana ati mwana wanjye ndaje. Amubwira ati sohoka mu modoka urebe ukuntu wangije imodoka yanjye. Abwira akana ke ati mwana wanjye ndaje. Wibuke neza uno mwana wararwaye, umwana we ntabwo ameze neza, bari bagiye kwa muganga agiye kumuvuza. Uyu nguyu akaba amwatsa urufunguzo rw'imodoka. Ese birarangira gute? Biragenda gute? Muri ako kanya yaraje aramubwira ati reba urabona atari wowe ungonze koko? Ati bari njye nawe ugaragara ko agonze ninde? Uno mugabo amubwira ati basi ndakwinginze babarambanze njyana umwana kwa muganga none nzagaruke tubivugane. Uyamubwira ati buretse gatoya, hari uwo yahamagaye aramubwira ati umva wowe ngwino hano ngaha nsanga aha n'aha kandi uzunzaniye n'imyenda yanjye y'akazi kuko hari uwo nifuza guhana nkamuhana neza by'intangarugero. Akana abona ukuntu kameze nta mbaraga gafite koko kameze nabi, umwana ararwaye, bari bagiye kwa muganga. Ariko uno mugabo ni umupolisi nta mpuhwe na nkeya bafitiye. Ariko umubwira ati ariko njye uzi uwo ndiwe wa mugore we cyangwa uranyitiranya? Hari uwo yahamagaye amubwira ati nzanire imyenda y'akazi hari umuntu nifuza guhana. Uyu nguyu amubwira ati rwose shefu ndakwinginze uyu mugenzi wawe nyine yarangonze. Uti none reba atwaye n'urufunguzo rw'imodoka kandi nari ngiye kuvuza umwana. Ntazi ko ari kubibwira nyine ari mugenzi we bafatikanije kandi nta n'ikintu yamumarira. Uyu nguyu atangira kumutakambira. Uyamubwira ati mfasha bwano gato nkwereke. Icyo yafashe ibuye. Urebe uno mugabo ukuntu ari umugome, uno mupolisi ukuntu nta muhagira. Yagiye ahita yangiza imodoka ye. Urebe yafashe imodoka ye wabari yakubita ibuye kugira ngo bigaragare yuko uriya mugore yamugonze. Uno mugabo azana ngambwa ati none urahera hehe uvuga yuko utangije imodoka yanjye kandi koko se wahera hehe kandi ibimenyetso bihari? Uno mugabo ambwiye ati turaza kubonana wa mugore we. Ati niba ushaka kujyana umwana we kwa muganga mujyane vuba. Ati kuko ngiye kuguhana. Ati kandi ndabizi neza ko utazigera uva muri gereza. Umugore rwose nubwo ari butakambe hano nawe bari kumugirira imbabazi kuko n'abari kuzimugirira birukanyira nyine ngo ni abapolisi n'iki nibo bari kumuhemukira. Ese biragenda gute niba bari bakwiye kumufasha kumuha ubutabazi akaba ari bo none bari kumuhemukira? Biragenda gute? Umugore nyine umwana we yarakirangaha yumva nta mbaraga na nkeya. Umugabo amubwira ati meza nayo mafaranga. Uno mugore yitwa Sandara mubyibuke niko bari kumuhamagara. Amubwira ati mmereza nayo mafaranga.
aramubwira ati kandi nakubwiye ngo niba ukeneye yuko umwana wawe apfiramo hariya arahapfira, nta rufunguzo nguhereza, ahubwo niba uri umugore uzi ubwenge fata umwana umujyane kwa muganga ugende n'amaguru. ngo aramubwira ati se ndagenda n'iki? aramubwira ati ugende n'amaguru. akana ke kavuye mu modoka nyine kubera nta mbaraga. umwana arumva ubuzima bwe buri kugenda burangira, arumva nta yandi mahitamo gafite, nyine ni akana gafite intege nkeya. murabizi ukuntu nyine abana iyo barwaye nta mbaraga n'ukuntu baba bakina bakubagana, ariko noneho hano ho nta mbaraga umwana afite. umwana nyine tumubonye avuye mu modoka, ese umwana agiye hehe? bano bakomeje gusubiranamo. ambwira ati ni kwa mugore we, ati wowe nta soni urifatwa ngo imodoka ya bosi wacu, uti nta n'isoni ufite, uti cyane ntabwo uzi ko ziriya modoka bari iz'akazi. umugambwa ati ariko mwabantu ko nabinginze basi mwambabariye, ko mbasabye imbabazi mwambabariye, mubari gutakambira bose nta n'umwe umufitiye impuhwe. umwana yaje ambwira ati mama ndumva ndi kuzengera, ndumva ameze nabi, ndumva nenda kugwa. umwana nuko nguko byagenze, mama we baramuteruye nyine. akana kamubwira ati mama ndumva nameze neza, ndumva nenda kugwa hasi. nubwo kari kiciye modoka kumvaga nyine kari kuzungera kenda kugwa hasi. umwana ati ariko koko mwagize impuhwe, ntago muri ababyeyi. yambwira ati ahubwo genda n'amaguru ureke tugwaye amahirwe make nibura yo kuba wajya kuvuza umwana, kandi amafaranga yari afite uno mugore barayajyanye, ndetse n'urufunguzo rw'imodoka ararujyanye. uno mugore aragenda n'amaguru, agezeyo umwana we nta kindi yakoze, yagombaga gutanga ubutabazi, yagombaga kumuha ubutabazi. sigaye baseka bishimye, ubona yuko nyine bo bishimye nta kibazo na gito rwose bafite. uyu nguyu aravuga ati numva nari maze igihe rwose nifuza amafaranga, ari amafaranga yo ku kwezi nta kintu rwose asigaye amfasha. uti nuko ngiye kujya mpigenza, abantu nkabakuraho udufaranga twabo kubera yuko rwose nanjye ndakennye. umugore muri ako kanya yahingukiye hano ngaha ku mugore ucuruza supermarket. urebe yaraje ambwira ati wa mubyeyi we ndagusabye rwose wampaye ubutabazi. uyu nguyu ambwira ati kwa mugore we uruwa hehe wowe, ndakuzi ngo ubutabazi ndakuzi. aramubwira ati ndakwinginze mvira ahangaha cyangwa uze guhura n'ibibazo. ngo aramubwira ati rwose ndakwinginze mu butabazi mwe n'ibibazo mu nzira, ati ndakwinginze wamfasha kuko nawe ndabona uri umubyeyi, nawe ungiriye neza wanyihanganira rwose ukamfasha. ati kuko mpuriye n'ibibazo mu nzira, nanjye ntari niteguye kandi nari njyanye umwana kwa muganga. uyu nguyu icyo yambwiye ati rero reka nkubwire, njye nawe nyamfashe insererezi nabwirwa n'iki uko uhuriye n'ibibazo mu nzira. ati amafaranga ngiye maze iminsi nkorera naryama nasinzira mwe muryama neza, nindangiza ngo nyafate nyakwezi ujyane umwana wawe kwa muganga, ese abacuzi bari he? we yaramubwira ati ariko wa mubyeyi we, uti nani mujyaho n'akana kanjye katari mu marembera koko, uti ubu ngubu ntabwo wangirira impuhwe habe na nkeya. uyu nguyu yambwiye ati wa mugore nutavanga ndahamagara polisi. yambwiye ati ndakwinginze genda cyangwa mpamagare polisi, niba ukeneye polisi ndazihamagara, kandi niba ukeneye yuko wakigendera mu mahoro nta kibazo cyanjye nawe ukigendera. umugore akomeza gutakamba, kandi nyamara uno mugore twabonye nta kosa na ritoya afite. ese uno mugore n'uwo yari yirukiye abona ari umubyeyi koko ko nta kintu amufashije? biragenda bite? zabona ubutabazi atabara umwana we cyangwa biraba birangiye? ese birarangira gute? wowe icyo usabwa ni ukureba witonze akantu ku kandi ikindi ukore subscribe na like, wandike na comment, ujye utubwira ukuntu biba byagenze, ndetse utubwire n'inkuru wifuza yuko twakuzanira. n'ahandi wazisanga ni ku Zubu Films. umugore akomeje kumubwira ati ndakwinginze wa mugore, noneho nkubwiye neza, sohoka ugende, nibitaba ibyo ngibyo nyuma y'ibi ngibi hagiye kuba ibintu bikomeye. ati sohoka ugende cyangwa mpamagare polisi. umugore nyine we yarayitezeho ubutabazi ntabwo agifite, nawe aramwangiye. umugore acuruza supermarket abonaga yamufasha ari umubyeyi. uno mugore agiye gukora iki? yarebaga umwana we akabona umwana ari mu marembera, nawe ubwe yakireba akabona kwa muganga ni kure, ntago yahagera, ni kure, ntago yagenda n'amaguru. kandi buka hari umupolisi wamutwaye imodoka, hari umupolisi wamukuye mu modoka yiwambwa ati genda, n'udufaranga ducya yari afite nibura ku buryo yabona moto hafi akaba yakwiruka ibindi bikazaza
nyuma nayo yayamutwaye. Ese biragenda gute? no mugore aratekereza avuga ati sema none ngiye gukora iki ko umwana agomba kujya kuvuzwa. Akamuga ati mwana wanjye ngiye kukurwanira uko nshoboye kose, ndabizi neza uraza kumera neza, ndabizi neza yuko ubutabazi uri buze kububona. Yafashe umwana we amwicaza ngaha. Reka turebe n'umugore ni iki kintu agiye gukora, ni ikihe gitekerezo kindi yungutse, cyangwa se agiye gufata umwana amusiga aha ngaha ko abantu benshi bajya babikora. Akabambwira ati mwana wanjye guma aha ngaha ndaje. Reka turebe ese agiye hehe. Sari muri ba bagore bajugunya abana nabo bakigendera kugira bahunga ibibazo, cyangwa agiye kurwanirira umwana we. Mu kanya gatoya yaje anafite umugozi. Ese uno mugore agiye gukora iki koko? Umugore yaje angaha afite umugozi, yabonye igare. Reka turebe gato twitonze. Yafashe wa mugozi atangira kugenda ahambira ku igare, niba agiye kurigendaho agahambirizaho n'umwana nibyo naramenya, ariko nyine turi kubona yuko afite umugozi. Reka turebe ikintu agiye kuwukoresha. Ese biragenda gute? Ino filime iraza kurangira gute? Ese irarangira abonye ubutabazi cyangwa birarangira n'undi akomeje guhemukirwa? Kuko uno mugore umupolisi uri kumuhemukira aramuzi, yamwitaga Sandra. Aramubwira ati rero reka mubwire wa mugore we Sandra, ngiye cyo nakubwiye nuko ino modoka yanjye uraza kuyikoresha, ati kuko noneho ibimenyetso birahari ndetse n'ayo mafaranga ufite ndayatwaye, ibindi nawe wirwaneho, icy'ingenzi nuko nyine amafaranga kugira ngo nkoreshe imodoka yanjye. Umugore yaje angaha, hari umugozi yaziritse ku kantu k'icyuma. Reka tuze kureba ese biragenda gute, n'icyo uno mugore yatekereje gukora kugira umwana we yabona ubutabazi. Ese ko karaza kubona umutabazi, ibi ngibi ari gukora biraza kumuhira? Yagiye yihisha hariya, hari umugabo waje arimo kwigendera nyine, afata ka kagare kiwe, bigaragare ko ari guhahira hafi aho ngaho. Yafashe ka kagare kiwe arangije aragenda. Urebe wa mugozi mu kugenda hari icyo yagiye akurura birangira gituye hasi, banza ari bya byapa nyine babiri ku muhanda. Agenda nyine akikurura bizi bino biba bisakuza. Nyiri supermarket yarasohotse arikanga avuga ati ye, aramuhamagara ati mugabo. Umugabo ntago ari kumva, umugabo yageze kure ntago ari kumva. Akomeza amwirukaho avuga ati ye wa mugabo icyo ni igiki uri kujyana? Wa mugore yaje yirukanka. Wa mugore bishatse kuvuga yuko ubutabazi arashaka kubukura hano. Umugore icyo yakoze yinjiye muri ya supermarket. Umugore arangije uretse ureba uno mugore yaje mangaha azandi babika amafaranga, icyo atazi nuko baba polisi bamubonye. Wa mupolisi yamyenda atumije yamaze no kuyambara kuko yavuze ko ashaka guhana no mugore by'intangarugero, kandi icyo ashaka nyine nuko ari bumuha amafaranga, akamuha amafaranga ari bumumarira ibibazo byose. Yambwiye ati rero no mugore tugomba kumukurikirana, abona yinjanga noneho dufite facts zifatika yuko dufite ibimenyetso bifatika yuko nyine noneho hari n'umujura. Rero tugomba gukora ibishoboka byose. Barasohotse bagiye gukurikirana akantu ku kandi. Umugore ari hano yarabanje arasenga, aravuga ati Mana ndakwinginze, nibura korera umwana wanjye, umbabarire ibi bintu bimire, nibize kumbera ibibazo, nibize kumbera agahinda gusa, nibamfate uko bamfashe byambera bibi. Umugore yinjiye muri kontwari nyine atangira kubara amafaranga, kubara yakeneye. Aho niko yatangiye kugenda bara nyine, abaravuga ati 1,000, 2,000, 5, 15, nyine ari kugenda yabara mu mafaranga y'iwabo. Ariko urabona ko nyine uno mugore nubwo ari kuyabara bishatse kuvuga ngo nta nubwo burya ari umujura, ashaka gufata amafaranga yamufasha gusa kugira ngo umwana we nyine abe yavurwa. Kuko bari abapolisi rwose batwaye, kandi kwa muganga nyine nawe urabizi ntabwo wagenda ubasekera ngo umwana wanjye ararwaye, ahubwo ugomba gutanga nyine n'amafaranga kugira babashe kwita ku mwana wawe. Abangaba bashoboye kuba nta mituweli bagira, shwe kuba batishyura mituweli, niyo mpamvu nyine agomba kujyana amafaranga.
hari icyo yabonye hafi nyine avuga ati iki ngiki ndabizi neza kiraza kumfasha, reka rero nyitwaze, ati nibura gishobora kuza kumfasha. Icyo atazi yari uwamwinjiranye. Arangije aramubwira ati umva nkubwire wa mugore we, ndakubwiye ngo ibintu uri gukora byose ugiye kubyishyurwa, mpereza ayo mafaranga vuba vuba. Ndavuze ngo mpereza ayo mafaranga. Uyu nguyu aramubwira ati rwose ndakwinginze ufatamo nta cyasigayemo hano ngaha, ariko njyewe undeke nigendere. Umugabo aramubwira ati mpereza icyo mpereza. Umugore arangije amuhereza amafaranga, aramubwira ati mpereza nayo yandi, uyu nguyu kuyasigaranye. Uyu nguyu aramubwira ati rwose mbabarira nanjye ngiye kwa muganga. Uno mugore ari guhura n'ibibazo, kandi ibibazo byose byateguwe na bariya bapolisi. Aramubwira ati mbabara ngiye kwa muganga, ngiye kuvuzamo umwana, nibura reka nsigarane angaya. Uyu nguyu aramubwira ati hoya ntabwo byakunda, ati yamereze cyangwa nkwice cyangwa nkurangize. Umugore ati wambabariye kuko. Umugabo yakuyemo masike nyine mu maso, umugore baramubonye nyine akomeza aramubwira ati rwose mbabara nayo kujyana umwana kwa muganga. Muri ako kanya hari uwabinjiranye, arangije ngo avuga ati oya, ati njye narinje guhaha bisanzwe nsanga muno mugore, none nabona nawe afite ubwoba atazi ibyo ashaka kumpereza naho biherereye. Uyu nguyu nyine atanya kumubwira ati hoya rwose wimbeshyera, ati njyewe uyu nguyu aramubwira ati nabimubwiye namezi ibyo nshaka mbona afite ubwoba, ati niba akora hano nibyo ntazi, ati se yaba akora ahangaha ko ari wowe nsanzwe masanga. N'umugore aramubwira ati ariko wa mugabo we koko ntabwo ujunera ubwoba ngo ningwereze amafaranga. Dore umugabo aramubwira ati soje uvuga ngo ningwereze amafaranga ngenda nakuze. Aramubwira ati wa mugore guhera kare nakubonye ahangaha uri kunesha umutwe, urebe wa mugabo ibyakoze, yafashe amafaranga asunikisha akaguru. Uyu nguyu nyine bano bakomeza batongana amubwira ati wa mugore rwose barimo barambeshyera. Babandi baranga bari guseka baje bamukurikiye. Ngo atabaza ati polisi ndabinginze ni muntabare, polisi ndabinginze ni muntabare, hari abantu barimo baranyibamo hariya mu iduka ryanjye. Urebe nyine bano bapolisi bashinzwe umutekano, niyo mpamvu baza hafi aho ngaho muri karitsiye kugira ngo barebe umutekano waho niba umeze neza. Ariko bo barabizi uko bakomeje kugenda kuri uriya mugore. Bajemo ahangaha nyine basanga ko yakumubwira ati ni akazi kawe nyine, ibyo ngibyo ni wowe bireba, twe ntabwo bitureba. Arangije aramubwira ati n'uriya mugore niwe urimo kunyiba. Ati rero nimumufate mujyane kuri polisi mugende mumufunge, kwa kuno mugore ni umujura, nakare yaje ahangaha kumbuza umutekano ngo nimuhereze amafaranga yo kuvuza umwana we, niba ari njyewe bishingira nibyo ntazi. Ngo aramubwira ati rero ibyo byanjye simbirimo, ahubwo njyewe reka nze nigendere mbareke. Ati kwa yuko narinje nje hano guhaha, ati nk'ibisanzwe uti nari nize guhaha. Uyu aramubwira ati ntago wagenda uko gusa, reka tubanze tugusake turebe koko nta kintu ufite. Aramubwira ati njye nta kintu ufite, ahubwo uriya mugore muramutse mumusatse mwamubonana amafaranga, ariko njyewe wapi rwose murambeshyera. Akiri kuba mwamubonana amafaranga koko barayamubonanye. Umugore hano yari afite amafaranga. Arangije aramubwira ati atuzi ko kuno mugore ari umujura, utufite n'amafaranga angana gutya wa mugore we, utakuzi ko koko nta n'isoni ugira, ati kandi wa mugore turi bugufunga. Uno mugore akomeza avuga ati ariko mwabana mwe, igihe nahereye mbinginga mbabwira yuko nibura nkeneye ubutabazi bwo kuba nafashe umwana wanjye, mwangiriye imbabazi koko ko nta handi negereje ubufasha, nibura mwakoze rimwe ryonyine mugakorera umugisha. Ariko mbwira ati nawe nk'umubyeyi nibura wamfashije. Uyu nguyu aramubwira ati agufasha ibiki? Ati njyewe ibyanjye nabirangije urwanjye rubanza, reka nigendere, nindumva ibyanjye ari birebire. Ati nizeye ko nta rubanza rundi mumbaraho. Uramubwira ati nta kibazo we sohoka ibindi mubikurikirane. Umugabo yasohotse, ariko icyo twabonye hari amafaranga yahishe nyine asunikishije akaguru, akaba ariyo ajyanye. Aho ngaho basigana wa mugore aramubwira ati rero wa mugore we, ati nta kindi, ati wowe twakubwiye yuko uraza guhanwa kuko ufite amafuti menshi, ati guhera kare rwose tugenda tukwirukaho yamwambitse amapingu. Ahangaha tugomba kuza twakujyana kuri polisi, nibura mbere twakubabariye, ariko noneho tugiye ujyana kuri polisi uhanirwa urugukwiriye, kubera yuko noneho ukoze icyaha ndengakamere ukaza kwiba muri supermarket koko nta soni ufite. Ati ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye. Ati rero
tugomba kukujyana ukajya kuri polisi. Arambwira ati ndiza hano neza noneho yuko dufite n'umutangabuhamya araza kugutanga, ndabizi nta kindi kintu uri buze kwitwaza. Yambwiye ati rwose ni mu mufunge, ati kandi uwo ni umujura ruharwa ntazigera afungurwa. Arambwira ati wa mugore bakujyane noneho ndebye uri kwishakisha ngo ubutabazi ndeba aho uza kubukura wamaze kugera kuri polisi. Ati ndizera yuko noneho polisi nta kindi yagufasha uretse kugufunga. Umugore bamucishijeho nyine bambwira ati jya imbere tugende kuri polisi. Umugore agiye guhanwa. Ese ko twabonye uko byatangiye, uno mugore koko araza guhabwa ubutabera nande ko nta muntu umwitayeho, nta muntu uri kumufasha. Hari umugore asigaye areba avuga ati nibakujyanisha hari akagofero wa mwana yari yambaye tubonye hanze, ese wa mwana yaba agihari cyangwa baba bamushimuse? Reka turebe. Umugore yitegereje aho umwana we yari yicaye asanga mwana ntawe uhari, atangira kugira ubwoba aribaza ati umwana wanjye ari hehe? Umwana wanjye ko namusize hariya, umwana wanjye agiye hehe? Ambwira ati mumbabarire mumereze umwana wanjye, ibyo mukora byose mubikora ariko ndi kumwe n'umwana wanjye. Yatangiye gusakuza avuga ati mwana wanjye uri hehe? Bano baramuseka cyane. Umugore akagofera akabona hafi y'imodoka arakabona avuga ati ubwo nimwe mu ntwariye umwana. Yatangiye kurira. Muri ako kanya hari uwaje. Urabona inzego ziba zirutana. Hari umugabo waje nyine nawe ubakuriye uri mu rwego rwo hejuru, arangije nyine ababwira ati muri gukora iki hano ngaha? Ati no mugore mufite yakoze iki? Ambwira ati no mugore turamujyanye kuri polisi kujya ahanirwa amakosa ye yose. Ati no mugore ati yamenye imodoka y'abandi, atamaze no kuyimena, utaza hano kwiba. Ati niyo mpamvu tugiye kumujyana kuri polisi. Ati kubera yuko ibyo yakoze akwiye kubihanirwa. Uyu nguyu ambwira ati buretse gatoya. Ati ushatse kuvuga ngo iki? Aramubwira ati nyine agomba guhanwa ibyo yakoze byose. Uhangaha nyine bakomeza biregura. Uyu nguyu avuga ati mumujyane hariya ku modoka nanjye ndaje, nimugende hariya ku modoka nanjye nse muzanye. Uno mugabo ntago tuzi ese kubera icyo ari ahangaha, abwiwe n'iki kuno mugore n'abantu ba polisi bari hano? Ese yari ari kwigendera cyangwa nawe agiye kumuhana? Nicyo tutaramenya. Yaramufasha ambwira ati wa mugore we genda hariya mu modoka. Yamuzanye mu modoka yiwe nyine, nawe arangije afungura imodoka aza kwicaramo kugira bamujyane kuri polisi, kugira n'umugore nyine bamukanira urumukwiriye. Uno mupolisi ambwira ati wa mugore we ati ibyo byose nabibonye, ati niyo mpamvu nyine ukuri kugomba kujya ahagaragara. Uyu nguyu ambwira ati wambabariye koko, ndakwinginze nibura ube wanyumva bwa rimwe, nibura niba uri umubyeyi unyumve ndagusabye. Ati kubera yuko mfite ibibazo byinshi kandi bitanyoroheye. Ya modoka niba ari imbere irimo abapolisi, wibuke bashimuse na wa mwana. Uyu nguyu ambwira ati wikivuna mugore we, nakubwiye ngo ukuri kuraza kujya ahagaragara. Ati rero we witinya, niba uri mukuri turabimenya, kandi niba utari no mukuri nabwo uraza guhanwa. Ese nayo ikari kumutera ubwoba koko? Uno mugore amaherezo ye nayahe? Wowe nurambirwa ino filimi ntago ari ndende cyane ku buryo utayireba ngo uyirangize urebe finali y'uno mugore. Ese biraza kurangira gute? N'umugore wibuke hari ikintu yakwema, aravuga hari ikintu afashe muri ya supermarket, aravuga ngo kiraza kumfasha. Yafashe umuneke arangije awugira nk'imbunda. Reba, yawugize nk'imbunda awushyira wa mugabo ku ijosi. Ambwira ati wa mugabo we ugomba guhagarika imodoka yawe nkavamo nkagenda. Uti nakubwiye ngo hagarika imodoka uve mu gendo. Uyu nguyu ambwira ati ariko se wa mugore we wategereje twajya kuri polisi ukisobanura neza? Ati burya unagendana n'imbunda? Uno mugabo ariko aratekereza neza avuga ati ariko se ubu koko ino n'imbunda? Arambwira ati ngaho buretse gato rwose wigira ikibazo ndaje nkugezeyo noneho tube twabasha kumva ukuri kwawe. Ariko umugabo nyine yumvisha icyo kintu avuga ati ariko se ubu koko iyi ni imbunda? Bitewe n'ukuntu nyine basanzwe bumva imbunda, ukuntu nyine imbunda ziba zimeze. Uno mugabo yumva rwose ikintu afite arumva kitameze nk'imbunda rwose, atangira kumva nta bwoba gifite. Aravuga ati imbunda ko zitameze gutya? Arambwira ati imbunda ko nzizi. Arambwira ati saa rero noneho reka nkwereke.
ati mbabarira nyine ati tugende hariya. Arangije yari yagize ubwoba mu gace avuga ati akose uno mugore ko cyo nyinisha bigeze ahangaha nabyumvaga yuko iyi ngiyi atari imbunda. Ati imbunda uko zimeze turakuze wa mugore, ati imyaka mfite urumva naba ntazi imbunda koko, atuze imyaka bino bintu mbibayemo, uti rero niyo mpamvu utari ukwiriye kunyinisha. Ati none ugeretseho no kunyinisha, ati ndaje nguhane noneho byemewe n'amategeko, noneho nguhane by'intangarugero kuko ukinishije umuyobozi wawe. Umwe ati basi ndakwinginze mbabarira ndakwinginze noneho, ati kwaye ko bari abagabo nabo bagiye kumana, ati nawe umane, ati n'umwana wanjye bamushimuse. Ati suzi ko bashimuse umwana wanjye. Uno mugabo yakuyeho telefone, arangije nyine yatangiye guhamagara ba bagabo. Arabwira ati rero nimujye kure, naho nshaka yuko tugera kure, naho nshaka yuko tugera kuri polisi, hari igitekerezo nungutse. Ese ni ikihe gitekerezo yaba yungutse? Arabwira ati mwebwe nimugere kure, uti ndaje tubivugane. Urebe yakuyeho telefone, arangije abwira no mugambwa ati bwajya ngo umwana ye bamushimuse, uti koko se? Ati cyangwa urabeshya. Uno mugabo nyine yumvisha iby'uno mwana, kandi uno mugabo hari n'amakuru afite, uno mugabo hari amakuru afite, ari nawe mpamvu yaje ahangaha, yaje kugira ngo akurikirane ibi byose. Amubwira ati n'umwana se? Uno mugabo ntabwo yibukaga ko bashimuse umwana, ahubwo yibukaga byenda bya mbere, niyo mpamvu yari yaje kureba uno mugore ngabe nibura yamutabara. Yari yabonye bino bya mbere nyine bamuhagarika hano banamugonga, niyo makuru yari afite. Ariko uno mugabo ati bashimuse n'umwana, avuga ati reka nongere ndebe. Uyu nguyu yahise abahamagara ati rero nimuhagarara aho ngaho, ati mbere yaho gatoya aba ariho muhagarara. Abangaba nyine bikanze bavuga ati kwe cyatubwiye gutya, ati duhagarare imbere aho gatoya kutadashaka ko tugera kuri polisi. Ati kandi nyine twashaka tugere kuri polisi. Uyu ngambwa rwose tugomba kugera kuri polisi. Bumvishe nyine ibyo ari kwabwa ati ndashaka ko muhagarara aho ngaho imbere gatoya, ati hari impamvu, ati hari ibyo nshaka kubabwira, ati kandi nizere yuko mubyumvise. Urabizi nyine nta busuzugura umukuriye, niba uri mukuru nyine uba uri mukuru, yateretse aho ngaho. Agomba kurenganura uno mugore, nicyo cyamuzanye. Mu by'ukuri yari yaje kuno mugore ubutabazi, nubwo uno mugore atarabizi. No mugabo avuga ati ukuri niba ari ukuri nyine turakumenya, ariko banza hari yangaga kubivuga bakiri nyine hariya hari abaturage hari, kugira ngo atateza abaturage bano bapolisi, wenda bakaba banabona yuko abapolisi bajya babahemukira. Arangije icyakoze yaraje akuramo wa mugore amapingu, yaraje yamukuramo, aramubwira ati njyewe kuri kose nari nkuzi, ariko ngomba bano ngaba nabo bakaza guhanwa, nabo bagahanwa n'itegeko kubera yuko bakoze amakosa. Yamukuyemo ipingu, arangije azangaha yegera baba polisi. Wibuka uyu nguyu niwe ukuriye bari abapolisi, nyine uyu nguyu yahageze bari abaca bugufi, amategeko yabo nta kintu yaba kimaze, ahubwo nabo baca bugufi bakagendera munsi y'ukuboko kwiwe. Arangije abwira ati musohoke mu modoka njye mvugane namwe. Uyu nguyu twibuka hari amakuru yabonye. Arangije aravuga ati niki murimo muramisha? Naye makuru murimo muramisha. Uyu nguyu amubwira ati ubwo sumva twagwisha aye makuru koko? Ati urumva ari aye makuru njye nabahisha? Ati twagwisha nyine kandi uziko nyine ari we muyobozi mukuru. Ati nta makuru dufite yandi. Uyu nguyu amubwira ati nyamara nimumbwize ukuri, nayahe makuru mufite? Uyu nguyu amubwira ati amakuru? Abaza mugenzi hari amakuru uzi? Uyu nguyu amubwira ati ariko ngenda bizi neza amakuru dufite n'ay'uno mugore yuko adashobotse, ati uno mugore nyine yaduhemukiye, ati niyo mpamvu imodoka yanjye yayononye. Urareba ku modoka nyine bononye. Aramubwira ati rero niyo mpamvu tugiye guhana. Nubwo yambwira ati mubyorere ibyo ngibyo ntabwo ari byo nkeneye kumva, ndashaka ufungura muri butu y'imodoka nkareba neza ese mo hano harimo iki. Ni icyababazaga ko ari agaca kurande, ati imodoka yacu nyine yayangije cyane, ati niyo mpamvu twari tugiye kumuhana. Ambwira ati fungura hano mu modoka. Ese mu modoka harimo iki? Ko cyabategetse gufungura hano muri butu urebe neza akantu ku kandi. Umugabo nawe yaregereye aramubwira
ati icyo nshaka ibindi byihorere, wimbwira ibintu byinshi ko bayimenye, nabibonye nyine ko bayimenye, ahubwo we fungura mu modoka. Afunguye yabonyemo ka kana ka wa mugore, ndebera baba polisi, abapolisi batagirimo aho kugira ngo barenganure abarengana ahubwo bari kubarenganya. Wa mugore yaje yiruka ahita aterura umwana wiwe, atangira kuvuga ati mwana wanjye reka nizere yuko umeze neza. Uyu nguyu yaguye mu kantu aravuga ati mana nyagasani, ibi noneho ni ibiki, bino babyita ngo iki? Angambwa ati reka tugusobanurire uretse kurakara, ati kwa yuko nyine yari yatubwiye umwana wararwaye twari tumujyanye kwa muganga. Ese wajyana umwana kwa muganga ukamushyira muri bodo koko? Ibyo bintu bibaho? Angambwa ati nyine twajyanye tumuryamishemo niho honyine yakisanzurira, uti kwicara kuko ntabwo arabishoboye. Barambwira ati wanze ugashyira nyine umwana ungana gutya muri butu. Bishatse kuvuga ko hari ibintu byinshi mwamishe. Ati kandi nabibonye, uti simurebe ukuntu mwabigenje, muraza muramuterura mwarimu mushimuse, urebe ibintu byose we yari yabibonye. N'ahandi wa mugabo yimenera imodoka akabeshyera umugore yuko ari we wayimenye, ari we wayangije, byose no mupolisi yari yabibonye. Yari afite ukuri nyine. Hano hari ukuntu besitara amakamera ku muhanda bakarinda bareba ibintu byose nyine bibera mu muhanda, umutekano w'abaturage, kandi nyine abantu benshi barabikora. Rero niyo mpamvu no mupolisi byose yabibonye. Akaba yaje ahangaha rero rwese uno mugore ubutabazi, ariko ntabwo bari babizi. Abangaba baguye mu kantu nyine barikanga, nabo bumirwamo, baravuga ati mana nyagasani, ibi noneho ni ibiki? Uyu ngaho ati rero nta kindi gisigaye, namwe mugomba guhanwa, ati ngomba kubafunga. Uyu ngaho ati namwe ngiye kubafunga, ati mbashyira ubushinjacyaha, ati ndabizi neza muraza guhanwa, ati ibi ngibi mwakoze n'indengakamere, ntago mwari mukwiriye gukora amakosa nk'aya ngaya, mwarangiza noneho mugafata n'umwana mukamushyira muri butu. Yazanye amapingu bari bambitse wa mugore, arangije niwe agiye kuyabambika, narangiza bashyire ubushinjacyaha. Urabona nyine yarayabambitse, wa mugore ari kure akavuga ati Imana ihora ihoze, ati ntago ari uko bizahora sha, ati mwumvaga nyine nta mutabazi mfite, utariko Imana iranyumviye, uti Imana irebye akarengane kanjye, ati none iranyumvishije. Uyu nguyu nyine yabambitse amapingu. Amaze kwambika amapingu batangira kwisobanura, uti nyamara twagusobanuriye yuko umwana we ntabwo twari tugiye kumurenganya, ahubwo nyine twari tumufashe kubera yuko nyina twari tugiye kumujyana kuri polisi, uti dufatanyire umwana kugira badasigana, noneho umwana azavuzwe na polisi. ngo yavuga ati nta kintu wasumbwira, uti ibyo wakoze nakubwiye ngo byose nabibonye, aho byatangiriye ni nayo mpamvu najangaha, kandi koko twamubonye. Ese kweki yari yabwiwe n'iki yuko uriya mugore ari hariya? Ese kweki ariho yabasanze? Kumbi byose yari yabibonye, yari afite ibimenyetso, niyo mpamvu yaje gutanga ubutabera kuri uno mugore. Ahangaba nyine nta kindi warenzaho. Icyo yakoze, yazanye wa mugore kwa muganga, azana n'akakana, ahamagara cyane ati dogiteri rwose muganga dutabare, hano dufite umwana urwaye. Uyu nguyu nyine bitewe n'imyenda yambaye, abaganga bagomba kubyubaha bakanamwubaha nyine bitewe n'imyenda yambaye. Ahangaba bikanzemo baravuga ati umwana afite ikibazo. Baje yiruka nyine umuganga, kandi urabizi nyine abaganga nicyo baba bashinzwe, ni ugutabara ubuzima bw'abantu buri mu bibazo. Yambwiye ati ndaje rwose umwana we ndamwitaho, ni akanya gatoya, ibi ngibi dusanzwe tubikoraho. Muganga yaramujyanye, umugore asigara hanarira, ariko hatangiye kurira amarira y'ibyishimo. Ngo yambwiye ati wirira rwose, ati noneho wirira nibura umwana abwo ageze mu maboko y'abaganga araza kubaho witinya. Ngo yambwiye ati rwose hangane urebe nawe. Uno mugore yahise yikangamo abonye umupolisi amusomye, aravuga ati use noneho wewe kansomye bigenze bitunga. Akomeza avuga ati mugire vuba rwose uwo mwana turebe yuko yamera neza. Uno mugore yikanzemo atangira kwitegeza cyane no mugabo.
arangije uno mugabo atangira kumubwira ati humura rwose, ati ibintu byose nyine twebwe niko kazi kacu, ni ukurenganura abarengana, uti nari nabibonye, uti kare kose niyo mpamvu wabonye naje ahangaha nyine kugira ndebe yuko nibura naguha ubufasha, ati kuko nabonye uri umugore nta muntu n'uwundi muri kumwe nibura ngo yakurengana, ndavuga ni ntabwo uno mugore yakomeza kurengana, ahubwo reka ngende nibura mbe namuhereza ubutabazi. Uno mugore yambwiye ati rwose nanjye ndagushimiye kubera yuko ntago nafite ukuntu ikura amaboko y'abari abagabo, ati rero urakoze cyane n'ukuri, ati kandi akazi kawe nyine ugakoze neza, uti nibura mbashije kubona yuko hari bakeya nyine bagifite umutima mwiza, uti rwose ibyo ngibyo nanjye mbashije kubibona kubera yuko utabaye n'ubuzima bw'umwana wanjye, mbashije kubibona nyine yuko nibura hari abantu bakeya ku isi bagifite umutima mwiza batitaye ku kurenganya ku bandi. Ariko uno mugabo ameze nkaho yakunze uno mugore, ukuntu arimo kwisetswa amwifatishaho, bigaragare ngo uno mugabo yamukunze, kandi amubwiye ati humura rwose byose birarangiye, ubwo yageze mu maboko yanjye rwose byose birarangiye. Uno mugabo amubwiye ati kandi na nyuma yangaha nshobora kukwitaho, ati ngomba kuba nakwitaho ntugire ikibazo. Muri ako kanya nyine urabona barasohotse ibitaro, basohoka umwana wabo ameze neza, umwana wabo amaze gukira. N'uwo mugabo amubwira ati rero reka noneho mbe nagufasha mu gutwarire. Urabona nyine baraje ahangaha batangiye kugenda baganira. Nangaha dusoreje filimi yacu, ariko nizere yuko nyine ino filimi birimo inyigisho kandi bayakwigishije. Kaze ngutegura kandi ka filimi keza mu kanya gatoya, ntago mbatindira.